Nyuma yuko Perezida Ibrahim Traoré yari amaze kugera mu gihugu indani akikijwe n'abasirikare basaga 37 bose neza rwose barakaye mu burakari bwinshi cyane. Ni nyuma yuko Perezida Ibrahim Traoré yari amaze kuva by'umwihariko mu Burusiya, ubwo yari amaze guhura na Putin ndetse kandi akerekeza muri Korea ya ruguru. Yamaze gusanga abaturage bamwiteguye bati rwose Perezida turagukunda, bati wenda ntago twavuga byinshi, batariko nawe ubwawe uzi ukuri kubyabaye, bati rwose tutakubeshye uri Sankara wamaze kutuvukira bwa kabiri, bati ntago twifuza ko twakongera kukubura nyuma yuko abazungu badutwaye Sankara wacu, bati nibura niwe mucunguzi dusigaranye, umva witonze ijambo risatangaza. Bati yego rwose abaturage banje iteka bahora bantungura, batari ko nubwo bahora bantungura nanjye ubwanjye gerageza gukora ibishoboka byose ngo mbatungure, ariko ndabizi neza ko igihe cyo kizabisobanura. Bati ibindi byose bahoze bansaba bigendanye n'ibya referendum, bati rwose nshobora kubikora kubera ubushobozi bwabo ndetse n'ubushake bwabo bamaze kunyereka. Bati nkanjye Ibrahim Traoré nta mpamvu yo gucika intege. Bati kandi by'umwihariko ngarutse ku ruzinduko nagiriye mu Burusiya ndetse ganira na Perezida wa Korea ya ruguru, bati burya amagambo arica, bati burya ibinyamakuru byica, bati kibi nibyo twumva, ahubwo by'umwihariko iyo wigereye ku muntu aguha ukuri. Ako kanya rero umunyamakuru ntagutinzamo yahise amubaza icyo ashatse kuvuga kuri iyo ngingo, aravuga ati ubundi kenshi twumva ko Putin ari umugome, twagera kuri Korea ya ruguru by'umwihariko kwa Kim Jong Un tukumva yuko uwo nguno ari umwicanyi ruharwa, by'umwihariko abanyafrika twamaze kubafata nk'abagome cyane, batari kunyamurika nge naje gusanga twibeshya. Bati yuko nyuma yuko maze kuganira nabo ndetse kandi tukanaganira iby'ingenzi kandi byunguka by'umwihariko byagirira akamaro Afrika yacu, nanjye ubwanjye namaze kwemera. Bati wenda hari mushobora kugira ngo namakabya nkuru, ariko reka gato mbanze mbatere iyi nkuru y'ukuri yambayeho. Bati ubwanjye ubwo narindi gutaha navuze nti uyu munsi reka ngerageze gutega indege rusange, nanjye by'umwihariko n'ubundi perezida ariko ndi umuntu nyuma yo kuba perezida. Batakukanya rero navuze nti reka ngerageze ntege indege isanzwe, batariko ibyo nahuriyemo nabyo nakandare birasekeje kandi biratangaje. Bati umwana w'umukobwa umurusiya w'imyaka 24, bati yanyegereye arangije arambaza, bati bwana perezida, bati ese kuje muri imodoka isanzwe? Bati rwose ibintu ntabwo bikwiye, bati kubera iki kandi uyise imodoka kandi ndi mu ndege? Bati iyi ngiyi iba ari imodoka rusange. Bati rwose iyi ntabwo wayita indege kuri perezida. Ndangije ndamusubiza nti ese kuba ndi perezida ntabwo ndi umuntu? Bati yego uri umuntu. Bati none se kuba ndi kugenda muri iyi ndege bitwaye iki? Bati nanjye ubwanjye ndi umuntu nk'uko nawe indege ushobora kuyigendamo tutitaye ko uri mu kazi. Batakukanya rero umwana w'umukobwa yahise amamagara arangije arambaza, bati none se koko ni wowe Ibrahim Traoré? Nanjye ndamubwira nti yego rwose ni njyewe Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Gusa ku mutima nkavuga nti sinzi ibyo agiye gutekereza n'ibyo agiye kumbaza. Arangije umwana w'umukobwa arangije ambaza ijambo rimwe gusa, bati ese ubigenza gute kugira ngo isi yose itagire gukunde noneho Afrika yo bikaba karusho? Ndangije ndamubwira nti none se wowe ubigenza gute kugira ngo abaturage ndetse by'umwihariko n'abagenzi utwaye bakwizereremo? Bati icyo nkora ngiye ubwanjye nuko by'umwihariko mbabwire ko ndibuze kuza kubageza aya mahoro. Bati rero iyo nkuru ukoresha nanjye ubwanjye niyo nkoresha. Bati nanjye ubwanjye nizeza abaturage ba Burkina Faso yuko ngomba kubayobora mu mahoro. Bati kandi ko ikindi nta kibi kizigera kibabaho mu gihe nyoboye kiriya gihugu. Ako kanya yahise yongera ambaza ikindi kibazo, bati none se bwana perezida, bati niba koko uri umuntu ukomeye, kubera iki wafashe uyu mwanzuro kugendera muri iyi ndege tuganire? Bati impamvu mfashe uyu mwanzuro nuko nanjye ubwanjye nyine ndi umuntu. Bati kugira ngo mfate amafaranga arenga miliyoni 15 zigendera ku rugendo rwa perezida wa Burkina Faso, izo ni miliyoni z'amadolari. Bati mu buryo bwo gutegurwa by'umwihariko ugasanga ari buze kuza gukenerwa ibintu byinshi cyane. Bati nanjye ubwanjye ndamutse ubundi ngendeye muri iyi modoka, wamaze kwita imodoka nyine ariko y'indege, ubundi nabiki? Ayo mafaranga yose nari guspendinga ubundi tukabyaza umusaruro nk'igihugu.
ako kajya umwana w'umukobwa yahise yumirwa. Bati rwose urakoze nyakubahwa perezida. Bati none se perezida? Bati nanjye ni ati ndakumva mbaza. Bati none se imodoka zawe kubera iki ugenda nyine mu modoka zisanzwe? Bati nanjye ubwanjye mba ngomba kugenda mu modoka zisanzwe kuko nanjye ndi umuntu usanzwe. Bati ikindi kandi byose nibyo wishyira mu mutwe. Ako kanya rero umwana w'umukobwa namubwiye ni ese ntabwo ufite akazi? Bati yego ndagafite ngiye kubatwara. Batoke batero ugira akazi keza. Batutaragenda reka mubaze ikibazo cya nyuma, ni nta kibazo wakimbaza. Bati none se kuki wowe ubwawe udafata umwanzuro wo kugenda muri iriya ndege ya perezida wa Burkina Faso iba yarateguwe kandi isanzwe ihari? Nanjye ndagenda ndamusubiza nti aka ntago ariko kakanya by'umwihariko ko kugenda mu modoka by'umwihariko ndetse no mu ndege zihenze cyane. Bati oya, bati reka gato manze by'umwihariko mfashe igihugu cyanjye kive mu bibazo by'ubukungu kirimo. Bati reba nk'ubu ngubu usanga by'umwihariko idolari by'umwihariko mu gihugu cyacu irigeranyije n'ifaranga ryacu usanga bidukubye inshuro zingana n'ibihumbi 2,500. Bati none se wa mwana w'umukobwa we, bati ndamutse mfashe gahunda yo guspendinga amafaranga nk'ayo bwayo urumva igihugu cyacu cyatera imbere gute? Bati icyo ndi kurwana nacyo ni ubukungu bwamaze kugwa. Bati ariko n'ibindi byose bizahita biza. Ako kanya rero ng'umwana w'umukobwa yahise akubita rutemba ikirere turerekera. Nanjye niko kugera hano mbona abaturage barancagariye banyikundiye cyane. Nanjye ubwanjye numvaga nkumbuye ku butaka butagatifu, ubutaka nanjye ubwanjye navukiyeho bwa Burkina Faso. Ubutaka twarazwe na Thomas Sankara ndetse by'umwihariko n'abandi bami bagiye babanzaho. Bati nanjye ubwanjye rwose numvaga mbakumbuye. Bati rero iyi nkuru yansigiye ikintu gikomeye cyane. Bati uriya mwana w'umukobwa n'ubwo yambaje kuriya, bati ariko nanjye ubwanjye numvishe ko ndi umuntu nyine usanzwe. Bati ikindi kandi ngomba kuganira n'abasanzwe. Bati nta mpamvu yo kwikanyaza cyangwa se ngo niremereze kuko isi tubaho nimuzunguruka. Bati ako kanya rero Ibrahim Traoré nanjye ubwanjye nkiva mu ndege namaze gutekereza ku magambo naganiriye n'uyu mwana w'umukobwa. Bati mu nyuma agiye kugenda arambwira ati akira nimero yanjye. Nanjye niko kwakira nimero ye numva rwose nishimye kandi ntuje nanatekanye. Bati ariko nyine ku rundi ruhande numvaga avuga ko n'ubundi uko biri kose hari icyo anyigiyeho nk'uko nanjye ubwanjye hari icyo mwigiyeho. Bati ubu ngiye Ibrahim Traoré navukiye gufasha Afurika, navukiye kuba umwana mwiza kuri Afurika. Batari kuzagerageza kuba umwana mubi kuri njyewe, nanjye ubwanjye azabona uruhande rwanjye, azabona umutima wanjye wijimye, abone isura yanjye ishaririye. Sinigeze ngerageza kugira uwo mbangamira, nanjye uzagerageza kumbangamira afite ibibazo. Ubwo rero Ibrahim Traoré yahise abazwa by'umwihariko ku mujenerali by'umwihariko wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugeze kumuvuga mu minsi yashize. Ari kumubaza ati ese uriya mujenerali waba umuzi? Ati yego ndamuzi, njya mubona nyine gutyo gusa. Bati uramuvuga iki? Bati icyo navuga ni kimwe gusa, bati iteka byose abazungu bazadutamika, atariko nimukomeza kwemera kurya niyo ntsinzwi yacu ya mbere. Bati uriya mwana arambabaza cyane. Bati umva yuko ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batariko hari byinshi uri kwica. Bati se hari icyo utabonye? Batuzi impamvu se bahisemo umujenerali w'umunyafurika? Bati reka da, bati ntago mbizi. Bati buriya impamvu bahisemo umunyajenerali w'umunyafurika nuko bashatse kugaragaza yuko n'ubundi Afurika turacyari mu bukoloni, n'ubundi ntaho twagiye. Bati ntaho twageze nta naho twavuye. Bati nkanjye rero Ibrahim Traoré biraba isomo rikomeye cyane, ariko nanone bikaba imbaraga nkanagaragaza yuko ari byinshi nyifite gukora. Bati kwifata ukambwira kuriya ndi perezida w'igihugu, usibye kuba wamaze guta icyubahiro cyanjye, bati nawe ubwawe wamaze guta icyubahiro cyawe. Bati baze ko nawe ubwe uri umunyafurika, bati ariko ugahora ushaka yuko by'umwihariko abanyafurika bakomeza gukandamizwa. Bati kandi ubwawe wakabaye by'umwihariko wamaze kuba ijwi ry'abaturage. Bati ubu ngubu wenda Obama ntacyo atakoze pe. Bati none se ubu ngubu tuvuga ko guhiga Gaddafi yari turufu nziza? Batuya ntabwo yari turufu nziza kuko yashatse kugambanira abanyafurika muri rusange, kandi koko yabigezeho. Ariko njye ubwanjye nka Ibrahim Traoré nizera ko uzangambanira wese nawe ubwe hari bizabimutegereje, hari ibibi bizabimutegereje kandi bizamubaho. Bati rero ntekereza ko icyambere ari ukubahana, gukorana ndetse no gushyira hamwe. Bati ibindi byose biza ari inyongera.
bati ikindi kandi nkanjye Ibrahim Traoré Ibrahim Tawu ntawe ninya nta nshaka gupfukamira amagingo aya ngaya. Bati ikindi kandi by'umwihariko nkanjye Ibrahim Traoré ibyo nzageraho byose bikesha Imana n'abantu banjye, nkunda by'umwihariko Burkina Faso, ngakunda abaturage bayo. Bati ariko ushaka kuyihungabanyiriza umutekano no gushaka kwanga abaturage bayo, rwose nakubeshye umuriro ikuzimu uzaza ugutwike, by'umwihariko ugutwikire mu buryo bw'amasasu, kuko Imana yaduhaye ubwenge ariko tukagira uburyo tubikoreshamo. Bati nubaha unyubashye atari kutanyubashye nyine ni kwa kundi bigenda nk'uko nabibabwiye. Ikindi kandi Ibrahim Traoré yamaze gutangaza, yavuze yuko nyuma yuko amaze kugira uruzinduko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu bagomba kuvuga. Bati kuba nagiye mu Burusiya ni amahitamo yanjye, kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntawe ngomba kubisabira uburenganzira. Bati ikindi kandi aho naba ndi hose bandi mu nyungu z'igihugu. Bati se ubu ngubu reka mbaho urugero, bati Donald Trump kavuye by'umwihariko muri Qatar iduha, hari ugeze umubaza impamvu? Bati nanjye ubwanjye ntawakambajije impamvu. Bati ngomba gukora ibintu byanjye mu buryo bwanjye, uko mbyumva, uko mbitekereza. Bati rero muceceke. Bati rwose mushireho utudomo ku magambo muri kuvuga, si uko nagiye kugurisha igihugu. Ati hari bamwe nagiye mbona bapostinga bavuga yuko Ibrahim Traoré ari kugurisha Afurika n'igihugu muri rusange. Abandi bati by'umwihariko yaba Putin, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, yaba by'umwihariko na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un. Bati aba bose bamaze kubona ko iturufu ya mbere yo gutsinda ndetse no kwigarura Afurika ari ukunyura muri Ibrahim Traoré, ndetse bagahita birukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubushinwa muri Afurika. Gusa ingingo iragoye kuko by'umwihariko nubwo bemera ko Ubushinwa ari bwo bukomeye ku ruhando mpuzamahanga, ariko ibi ngibi byahita biba inkuru ya kera, kuko by'umwihariko Ubushinwa bufite inganda nyinshi, yego rwose, ariko ugiye kubara ushobora gusanga n'ubundi Ubushinwa baramutse bakuyeho amasosi yose bakura muri Afurika, cyangwa se materiyeri zose bakura muri Afurika bifashisha mu gukora ibikoresho byabo, ushobora gusanga hafi 60% z'inganda zo mu Bushinwa zifunze. Kandi nuko nguko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho by'umwihariko mu Bufaransa ho byaba inkuru ndende, ntabwo bazabona icyo basobanura ibisekuruza bizakurikiraho. Ese koko ubundi Afurika iramutse yifunze umukandara ntigire uko ikenera by'umwihariko biriya bihugu byo muri Europe, koko Afurika abazungu baza kwipfukamira? Igisubizo gihari nicyo yego, baza rwose kwipfukamira batikandagira, kuko baba bamaze kubura icyo bari bafite muri ibyo bihe byose. Niyo mpamvu rero by'umwihariko uzabona yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, by'umwihariko Ubushinwa ndetse Ububiligi, aba bose niyo mpamvu uzasanga batera inkunga Afurika. Si inkunga aho gushaka gusanga ari ruswa, ushaka kutabyumva neza, ariko iyi ni inkuru mamo. Ese badi tukiri aho kuri iyi ngingo, wibutse ko cyangwa se wamenye ko twamaze gufungura urubuga rwa WhatsApp? Yego twamaze kurufungura. Rero ushobora kureba comment ya mbere yanditse WhatsApp groupe, ubundi ukaza ukabana natwe. Ni umuryango mugari w'abakurikirana amakuru akantu ku kandi. Gusa tutarasoza iki kiganiro, reba nyine comment ya mbere yanditseho by'umwihariko WhatsApp groupe, ubundi urebe link ihari uyikandeho. Leta kugeza muri groupe yitwa Igitabo TV Rwanda. Ndabizi neza ko kano kantu kari buze kuza kubaryohera. Badi reka duse nk'abatera agatebe by'umwihariko tukimurire ku ngingo ya nyuma tunasoza. Ese koko Ibrahim Traoré niwe mucunguzi wa Afurika? Ese koko Afurika yose imuryameho? Igisubizo ushaka kugisubiza muri comment uko bitekereza ndetse nuko byumva. Rero izi ni ingingo tugenda tugarukaho by'umwihariko ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi kandi ntimugacike intege, nyamuneka niba warakanze subscribe warakoze cyane. Gusa nawe niba utarabikora birakese ubikore, kuko ngewe banyita Mr K, iyi bayita Igitabo TV Rwanda. Nyamuneka rero mukande subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byiza bijye bikugeraho akanya kariko kose. Ndabizi neza ko mwese umeze neza. Abari mu gihugu cy'u Rwanda ndabasuje cyane, abari mu majyepfo, amajyaruguru, birasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse no mu mujyi wa Kigali indani.
reka nsuhuze abirwutsa amasimbi ariko badi reka mbanze mbere ku Kanyaru abari mu matora ubwo abo ngabo ndavuga by'umwihariko Neva Perezida Neva Evariste Ndayishimiye Perezida w'u Burundi. Reka ntashye by'umwihariko abari Goma mumeze neza se? Sultan Emmanuel Makenga arabasigasiye. Reka gato nongere ntere akamu muri Tanzania, nongere by'umwihariko ntere akamu muri Kenya, akamu hakurya muri Uganda kwa Museveni mutayi cyane ndababona mu nkurikirana abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bino none mugira akagero ndabemera cyane. Yewega ukomeze mugira ibihe byiza cyane. Rero reka babwiye ni Imana ikomeze ibarinde, ikomeze ibahe amafu n'amafufu, amafaranga byose bibagere uko mubyifuza kuko nababwiye nge banyita Mr. K. Ciao mugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Reka tuze gusubira mu biganiro by'ubutaha ariko ibuka kandi subscribe ugene ukane no kuri ya link kugeze kuri WhatsApp group. Ciao Imana ibarinde. Nge nitwaga Mr. K.